nkaze mazishyushye nifurika rwaye ngo nzavuge bayikore ariko icupa n'umutima bizawe sinzi ikiri mu kindi ariko wa mugore umeze ute gusiga byeri imwe mu gitondo uyihasanga yuko ubutse mu kabari unyorera akabari kuki keka se ko nywa nkagura indi byakunanira se kandi faranga umpa ritanatosha hoshi ufite uko yakoresha sinaretse byera aho ndekeye ukiha akabari woshyuha imana yewe zirema kwesha n'umwana w'umunyarwanda wowe yakuremye irwaye cyangwa ishonje ubwo ibyo umubwiye bifite isano na byeri ikonje numva nshaka uzi kuvuga menshi nk'ayinyombya ariko kuki dupfa icupa rikonje zo mu kabari ntiziguhaza ubu hari se ibyaho bizute ukaza ukarya ukaryama amahoro ntiyahinda kurusha indege harya ngo nuko ntize kwiga gusoma nk'ibyo zawe nsabye imana ngo ibindinde rwose abagore muzi ikintu twita ubwenge ndabizi niko muhora muvuga saho yo mutwike imisatsi ntimuyaze ubwonko kuko nzajya ngusinde ubwo urasubiza ibibazo nkubajije cyangwa uravuga iritarukiye mu kanwa ryose datanga abagabo mwize gusoma no kwandika mugasoma byeri mukandika 8 ndakwiyamye wa mugore we woshe wa mukonta urengya numva wandika 8 agatwara rimwe numva ngo uragoronome impuguke mu by'ubuhinzi ibyo se bije bite ko mbona inzara iteye ituruka iwawe iwe ntikorera abandi ntawe udakora amakosa ariko imana yaramye umugore ndayigake uzayirushe rero imwe mu bwenge muha amagambo yaba barakarira bizakomera kemera urwaje agatera hejuru kandi ari hasi yewe muri bibiliya batimanire mu mugabo banagwa neza itireka muha umugore amugore yewe umwizero mbyara iyo bibiliya uvuga ni iyihe hose iyo usomera mu kabari ariko mutabaza ubu naragowe kuko Mariya ubasha usarike nzajya nirirwa mpagaze hanze maze nigera iwanjye ho kuruhuka utangira unyigireho ikinyarwanda rwose uca imigani nindi nzajya nirirwa nshya amaso nshunga inkono n'urubyaro aho waje ngo uvuge neza uzumbwira ngo nimye nabi twareraho ye uzi ko mwatugize nk'ivide bamara mu byeri bakayibika uzi ko hareba amabono yawe n'imyenda ihindura buri munsi yasanga umerewe nabi yewe hari benshi bifuza kumererwa nabi nk'uko kwawe use muri aba baturanyi bacu nta bagabo bataha ngo basuhuze abagore babo ubu hari ijambo ryiza rurita indyo nziza nyamara nta bagore uzi bagara bavuza induru abagabo babahishi n'amakofe urashaka kubigana rero njye niba uziza ko ntarwana nzagerageza mbyiki imbaraga mfite si nkeya ariko kuki ushaka kumanuka ujya hasi aho gutera imbere nk'abandi ni wowe mva sinigeze ngukoma byeri ujye ugenda ijuru uko ushaka aho uziye nkingure udakingure se ndetse no kunsuhuza nabyo si ngombwa wiriwe shenge si ibyo uretse ko babigerage mbashima abandi bagira baboye hari undi muboye wa hano atari jye ubu ko mvuze ko ukwiye kuza ukarya ukaryama aho mvuze nabi nihe ngo nkusore cyakora nzagerageza ngo umuyaya ndetse ngize imana nawe n'ugicucu kubera iki ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 9 ujya kuryama kuko amagambo agira ari menshi naradegera igafunga aha harya ngo icyo dupfa ni byeri cyangwa umeze nka wa mwana ushaka kurira akabura impamvu kumva se ko batutira batongana batura uko biri abatongana baturanye bigenda bite ibyo se birakomeye umwasigira undi tongo dore ko ngurira utumuturanyi mubi nangwa naryo utewe nturikeka yewe ndabona usigaye wiyenza yakora inama ungiriye si inyanze na mbere ururimi amatwi niyo arukoresha uzajya uza nuvuga ncicike amahoro niho azahinda ariko kugira amazinda nk'umudozi w'inkweto uzi ko icyo dupfa ibyeri nzaza nsange ishyushye nasize ikonje maze ninkubaza umuntu mu bufungi none se ko ari cyo ushaka ibyo byakugeza urahazi no mu nzozi ujye ubitinya waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo ukageza kuri 5 atumbamye imbere yawe yewe niyo waba utagira imbaraga wazitira da ego wavuze ko mvuga nk'inyombya yakora nawe yose univuga menshi utantuka se wa mugore we sinzi ushakaho ihangana upfe kunywa ishyushye ibiryo ku meza bye gukonja cyane ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi amagambo menshi amena amatwi nk'imyaka iteye nabi karya ifumbire nyinshi nyamara ikanga yose igakura nabi kurya agoronome muri make meza rero ndashaka kumenya umwera byeri zanjye uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje hari ukugeraho ukabura byeri ndavuga byeri konje
nyagasani we si abaturanyi hagize utwumva koko. Reka njye ndyame ndabona bwishe. Uravuga kandi ngo nasinze. Cyakora ejo nudashaka ndumbwira akazabira hasi inkazi. Kubeshya ni nko gutanga. Inzoga uho muvumvyi si yuho watumiye. N'ikinyomo ubeshye nkasi cyubeshya shebuji yaje. Sha. Karakunyuka gagakunozuga hinduguruzingo. Karakunyuka gagakunozuga hinduguruzingo.